bigaragara yuko yari imikoranire ye n'uyu manager yari imikoranire y'ibihe byose. Rero ikindi biravugwa ko kuva yagirana amasezerano n'uyu mukobwa, uyu nyirasenge nawe arabizi ko mu masezerano bagiranye n'uyu mukobwa nawe abifitemo uruhare, kuko aya masezerano nyirasenge yarayasinye, ariko ngo amubwira yuko atari we muvandimwe we, hari n'abandi bavandimwe bahari bagomba kugira uruhare ku buzima bw'uyu mukobwa. Rero muri icyo gihe cyose cyabaye, bivuga yuko nta mafaranga cyangwa se izindi mpano zikomeye cyane zigize zifatwa n'uyu nyirasenge. Bakunzi ba Gato Media TV, reka tubasuhuze aho muherereye hose kandi tubabwire ko tubifurije ibihe byiza. Ngira ngo rero nk'uko mubibona kandi musanzwe mubimenyereye, tugarutse muri ya makuru agiye atandukanye. Amakuru mbazaniye uyu munsi rero akaba ari amakuru yabaye agahomamunwa, kandi ari amakuru yabereye abantu benshi incamugongo. Aya makuru rero akaba ari ay'umukobwa mwakunze kumenya ku izina bita Gogo. Uyu Gogo rero ngira ngo ni umukobwa mwagiye mumenya wakunze kugenda akora udushya tugiye dutandukanye. Ku mazina ye nyakuri, amazina mu buryo burambuye, akaba ari umukobwa witwa Musabyimana Gororiyoza. Uyu mukobwa rero ni umukobwa uvuka ahantu hitwa mu Burasirazuba, akaba akomoka ku murenge cyangwa se ahitwaga kera bakundaga kwita segiteri Fumbwe. Ngira ngo ubu ngubu akaba ari aho ngaho uwo mukobwa akomoka. Uyu mukobwa rero akaba ari umukobwa, akaba yarize ku kigo cyitwa Janjagiro. Ngira ngo abazakunda kwibuka uyu mukobwa bazasanga bamuzi, abo mu karere ka Rwamagana, kandi ngira ngo si bo bonyine, mu gihugu cyose, ngira ngo no ku isi yose baramuzi uno mukobwa. Ni umukobwa rero wamenywe cyane ku ndirimbo zo guhimbaza Imana. Ariko uyu mukobwa ngiye kubabwira ni umukobwa wagiye akunda kunyura mu buzima bugiye butandukanye, ubuzima butabashije kuba bwagenda bumubera bwiza. Uyu mukobwa rero inkuru mbazaniye uyu munsi, akaba ari umukobwa wakoze igitaramo mu gihugu cya Uganda. Akaba yaragiye ku itariki 28 z'ukwezi gushize. Uyu mukobwa akaba yari yagiye gukorerayo igitaramo cyo guhimbaza Imana. Uyu mukobwa rero ageze muri Uganda, igitaramo yaragikoze, ariko ntago byabashije kuba byamugendekera neza, cyane yuko nyuma y'igitaramo yari afite izindi gahunda yagombaga kujyamo. Hari abo yagombaga kubonana nabo, dore ko uyu mukobwa yari amaze kumenywa cyane bikomeye. Hari ikigo yagombaga kwamamariza, yagombaga guhura n'abayobozi bacyo nyuma y'uko avuye muri icyo gitaramo. Rero nyuma ho gatoya y'icyo gitaramo ntabwo byaje kuba bigenda neza, kuko uyu mukobwa yaje kuba yafatwa n'uburwayi. Ariko ubu burwayi bwari uburwayi n'ubundi asanganywe, ngo yari afite uburwayi bwajyaga bukunda kumufata mu bihe bigiye bitandukanye, ariko hakaba harimo ibintu byinshi bijyanye n'ubu burwayi. Ariko iyi ndwara yari ikomeye cyane yakundaga kumufatamo cyane n'iyo guheza umwuka inshuro nyinshi. Iyi ndwara yamufataga kenshi cyane. Rero uyu mukobwa byaje kumubaho nk'ibisanzwe, ariko
nk'uko bari bamenye ikibazo cy'uyu mukobwa yari afite, bagira ngo ibi ngibi biri burangire. Byarangiriye rero uyu mukobwa witwa Vava, witwa Gogo, apfuye. Rero ngira ngo murabyumva, ni inkuru ibabaje cyane, ndetse byaje kuzamo n'ibibazo bitoroshye nyuma y'urupfu rwe, kuko ngira ngo uyu murambo nk'uko mubyumvishe, ni umurambo uri mu gihugu cya Uganda, mu bitaro bimwe yari arwariyemo. Rero nyuma y'ibyo haje kubaho impaka ndende hagati y'umuryango we n'uwitwa manager we, mu rwego rwo kugira ngo bacyure umurambo bawusubize iwabo. Mu bigaragara uyu mukobwa, nk'uko twabibonye mu biganiro byinshi, wenda tuzakora n'ibiganiro byinshi byerekeye kuri uyu mukobwa, tubibona yuko uyu mukobwa yari afite manager wamurebereraga mu bikorwa bye bya buri munsi bijyanye n'ubuhanzi. Uyu manager rero ngira ngo bajya kujya mu gihugu cya Uganda, cyangwa se bajya kwinjira mu bikorwa nyirizina bijyanye n'ubu buhanzi uyu mukobwa yakoraga mu bijyanye n'indirimbo zo guhimbaza Imana, uyu mukobwa rero ngira ngo uyu manager yagiranye amasezerano n'umuryango we, dore ko uyu mukobwa nta se nta na nyina yagiraga. Bivugwa yuko ababyeyi be bapfuye muri 1994. Uyu mukobwa yari akiri umwana muto cyane, ariko uyu mukobwa nubwo ababyeyi be bari batakiriho, hari abandi bo mu muryango yari afite bamurebereraga ubuzima bwe bwa buri munsi, dore ko bivugwa ko yabanaga n'uwitwa Nyirasenge. Akaba afite undi wo mu muryango nabonaga wasaga nk'aho abazwa ikijyanye n'ubuzima bwe, nawe wavugaga ko ari umwe mu babyeyi be, nawe bigaragara ko yari uwo mu muryango w'uyu mwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa wapfuye rero, reka mbibutse, biravuga ko yari afite imyaka 36. Rero uyu mukobwa mu bijyanye n'ipfa rye habayeho impaka nyinshi, bamwe bakavuga yuko yari afite umwana, ariko nk'uko twabyumvishe mu kuri kw'ikiganiro, ni uko twumvishe ko mu muryango we bavuze ko nta mwana yari afite. Nta mwana yari afite rero uyu mukobwa, gusa murabyumva ni amakuru atandukanye. Rero reka dusubire ku bijyanye na manager we, cyane cyane yuko twabonye ko habayeho impaka nyinshi, dore ko urupfu rw'Gatsindwa ruteza ibibazo byinshi cyane birenze ibyo umuntu ashobora gusubiza. Rero uyu mukobwa nk'uko twabibonaga yari umusitari ukomeye cyane, ko bavuze ko hari indirimbo yagiye aririmba zagiye zikundwa cyane ku isi yose, ndetse hari n'izo ibihugu bigiye bitandukanye bagiye basubiramo. Bavugaga ko izo ndirimbo harimo indirimbo imwe yaririmbye mu Cyongereza, dore ko ari Icyongereza abantu bavugaga ko ari Icyongereza kitumvikanaga neza, ariko byarangiye kubera gukundwa k'uyu mukobwa, izi ndirimbo ze hari izigiye zisubirwamo n'ibihugu bigiye bitandukanye, cyane ko bavugagamo umusore w'umu-Nigeria. Rero reka dukomereze kuri ibi bibazo byabaye. Uyu mukobwa amaze gupfa, byabaye ngombwa ko manager aza guhamagara abo mu muryango we kugira ngo bohereze amafaranga ashobora gufasha mu rwego rwo gucyura umurambo ugasubira mu gihugu cy'urwamubyaye, aricyo gihugu cy'u Rwanda, kandi bakaba babasha no kumugeza mu karere akomokamo. Rero manager ahamagaye bamwe bo mu muryango we bari bashinzwe kuba hafi y'ubuzima bwe bwa hafi, yababwiye ko bagomba kohereza 1,300,000 kugira ngo uyu murambo ubashe kuva muri morgue. Rero manager amaze guhamagara abo mu muryango w'uyu mwana, baje kubaho ikibazo gikomeye cyane,
aba bo mu muryango w'uyu mwana batangiye babaza manager mu gihe cyose yaba amaranye uyu mwana amukoresha mu bitaramo bigiye bitandukanye, niba nta mafaranga ahari yakoreshwa mu buryo bwo gucyura uyu murambo. Ndetse bivugwa yuko hari hariho amasezerano azwi ndetse arimo n'uyu nyirasenge w'uyu mwana mu rwego rw'amasezerano bagiranye mbere y'uko uyu mukobwa yinjira mu bijyanye n'ubuhanzi. Byavugaga yuko muri aya masezerano rero manager yakoranye n'uyu mukobwa harimo kimwe kivuga ngo uyu mukobwa bakimara gukorana aya masezerano ntazigera agira uburenganzira na bumwe bwo kuba yakorana n'undi manager amasezerano cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese utari manager uyu nguyu wamusinyishije mu masezerano. Ngira ngo muranabyumva yuko amasezerano uyu mukobwa yagiranye n'uyu manager yari primana, bivuze ko uyu mukobwa bigaragara yuko yari imikoranire ye n'uyu manager yari imikoranire y'ibihe byose. Rero ikindi biravugwa ko kuva yagirana amasezerano n'uyu mukobwa, uyu nyirasenge nawe arabizi ko mu masezerano bagiranye n'uyu mukobwa nawe abifitemo uruhare, kuko aya masezerano nyirasenge yarayasinye ariko ngo amubwira yuko atari we muvandimwe we, hari n'abandi bavandimwe bahari bagomba kugira uruhare ku buzima bw'uyu mukobwa. Rero muri icyo gihe cyose cyabaye bivuga yuko nta mafaranga cyangwa se izindi mpano zikomeye cyane zigize zifatwa n'uyu nyirasenge cyangwa n'abandi bo mu muryango w'uyu mukobwa. Noneho uyu nyirasenge icyo yemera kimwe ni uko ngo amafaranga yaba yarafashe kuri uyu mukobwa ni amafaranga atarenze ibihumbi 100, kandi nayo yayafashe mu bihe bigiye bitandukanye. Aya mafaranga rero akavuga ko mu buryo nabwo yayahawemo, yayahawe nko mu buryo bwo kuvuga ngo ni agafanta bamuguriye, nk'uko wayafata ukagurira n'undi muntu uwo ari we wese. Ikindi, aya mafaranga nta nubwo uyu nyirasenge w'uyu mukobwa Gloriosa yaba yarigeze agira ikindi kintu ayakoresha, kuko Gloriosa aya mafaranga yarayafashe amwe ngo ayaguramo ikijyanye n'ingurube n'ihene, abiragiza mu bandi bantu, nta nubwo byari biri muri urwo rugo rwo kwa nyirasenge. Ikindi avuga ko andi mafaranga bayaguzemo ingemeri 60 z'ibishyimbo. Ibyo bishyimbo bikaba byari bikiri muri urwo rugo, nta n'icyo byari byagakoreshejwe. Rero bakabwira uyu manager bati, uyu muntu ko bivugwa ko naho mwari mwagiye gukora igitaramo hari amafaranga bashyiraga ngo bajugunyaga mu bijyanye n'inumvisha ari nk'ikarito cyangwa se ibindi bintu bajugunyagamo amafaranga y'impano bagendaga bagenera uyu mukobwa. Baravuga bati ayo mafaranga yo nta mafaranga yavamo yo kwifashishwa mu buryo mwabasha kugira ngo mukore igikorwa cyo kuba mwazana uwo murambo, hanyuma nimumara kuwugeza mu Rwanda wenda turebe ibikenewe, ariko bitavuzwe ngo reka dufate amafaranga 2,300,000 tubisunike ahantu tutanazi ngo tumenye ngo aya mafaranga arakora mu ruhe rwego. Rero byabaye ikibazo gisa nkaho gikomeye cyane, ariko nyuma y'ibyo byagiye bivugwa yuko noneho bishoboka ko noneho igisubizo gishobora kuba cyabonetse, uyu murambo ushobora kuba waza ukagera mu gihugu cy'u Rwanda ukabasha kuba washyingurwa. Ariko nanjye muri aka kanya mvuga nti Gloriosa Imana ibashe kuba yagumya kubana nawe, kuko uyu Gloriosa ni umuntu wagize ubuzima butoroshye. Uyu mukobwa biravugwa yuko mu mibereho ye kuva akiri umwana, dore ko ababyeyi be bapfuye akiri umwana muto cyane, yakunze kujya ahura n'ibibazo by'ubuzima bimwe bitoroshye,
dore ko twababwiye ko imyanya y'uruhumekero yari irimo ikibazo kitoroshye, ariko nk'uko aba babyeyi be bakomeje banabivuga, bavuze ko n'igihorihori cy'umutwe we kitakoraga neza, cyasaga n'ikirimo ibipande bibiri, kuko hahoraga hakubitamo ikintu kimeze nk'igicuri. Kuko nawe ubwe mu biganiro bigiye bitandukanye yagiye akorera ku macano agiye atandukanye, nawe yagiye akunda kubivuga cyane yuko yagiye ahura n'ibi bibazo bigiye bikomeye, ngo yagendaga apfa akongera akazuka mu bihe bigiye bitandukanye. Ndetse mu biganiro yagiye akunda gukorera ku mbuga nkoranyambaga, uyu Gogo yakunze kuvuga yuko yakundaga kumva amajwi menshi yagendaga amukurikirana mu buzima bugiye butandukanye, akagenda yumva ibintu byinshi mu buzima bwe, ibindi bikaza bikamuniga, bikamukubita hasi, ndetse n'igihe yabaga asinziriye yajyaga kumva ibintu biramunize, biramuhwereje. Hari igihe kimwe ngo yajyaga akunda kuba yaba atewe n'ibyo bintu asa n'uwiteguye, agakunda kuvuga ati mu izina rya Yesu, Yesu ntabara, Yesu ngirira neza. Mbese mu buryo bwinshi bavuga ko iyo yakundaga kuvuga izina rya Yesu aribwo yagendaga abasha koroherwa, ibi bintu bikabasha kumurekura. Ariko hari igihe byamufataga atabashije kuba yaba yiteguye, cyangwa se murumva nk'icyo gihe yabaga ari mu bitotsi, ngo noneho ntabashe kuba yavuga ikimubayeho, bwo bajya kureba bagasanga yahwereye. Hari igihe uyu mukobwa ngo yapfaga, urupfu rukaba rwamumarana nk'isaha yose, bakagenda bagahuruza abaturage bakavuga bati uyu umukobwa yapfuye, Gogo yapfuye, muze hanyuma tujye gushyingura. Hanyuma nyuma y'isaha cyangwa se nyuma y'umunsi, umukobwa akongera akagaruka mu buzima, bakongera bakabona umukobwa yabaye muzima. Mbese ngo ubu burwayi yari abumaranye igihe kirekire. Murabyumva namwe, ababyeyi be bavuga ko bapfuye muri 1994, kandi uyu mukobwa yari akiri muto. Muranabyumva ko n'ubundi imyaka ye iragaragaza yuko muri icyo gihe ababyeyi be bapfaga yari akiri umwana muto cyane, dore ko nababwiye ko imyaka ye yari iri ku kigero cy'imyaka 36. Rero ngira ngo murumva ko uyu mukobwa ibyo ari byo byose yahuye n'ubuzima butoroshye. Kandi nanone ikindi twavuga ni uko uru rupfu rwe rwavuzweho n'abantu bagiye batandukanye, cyane cyane abasitari bakorera ku mbuga nkoranyambaga. Ndagira ngo mbabwire ko na ka kajwi yabivuzeho, avugaho amagambo akomeye cyane. Reka nyababwire namwe, murumva ko ari amagambo atoroshye. Ka kajwi rero avuga ku rupfu rw'uyu mukobwa, yaje kuvugaho ibintu byinshi bitandukanye. Aravuga ati ati kuko urupfu rurakurikiranye abasitari neza neza, ibintu bibaye akasamutwe. Ati ese ubu ngubu ntihari umuzimu watumwe ku basitari kugira ngo aze agenda abica muri ubu buryo bugiye butandukanye? Ati namwe murabizi. Ati ejo bundi tugiye tubona Vava arapfuye. Ati tugiye tubona n'abandi basitari batandukanye barapfuye. Ati wa wundi muzi wasobanuraga amafilime nawe twumva ngo arapfuye. Ati na ba Buravani ngo barapfuye, n'abandi. Ati se murabona ko hatari umuzimu watumwe ku basitari? Ati ubu nanjye nijye usigaye gupfa. Rero bivuga ngo uru rupfu noneho rwavugishije abasitari benshi bagiye batandukanye amangambure, rwatangiye gutuma abantu benshi bagenda bavuga yuko hari ibindi bintu bigiye bitandukanye bishobora kuba birimo guhiga abasitari atari gusa.
ngira ngo rero bakunzi ba Gato Media TV murabyumva ko ni ikibazo gikomeye, ariko nubwo ibyo ngibyo byose birimo kuvugwa, ngira ngo Kakajwi muramuzi nawe ibintu akunda kuvuga, ariko hari byinshi cyane biba bigaragara ko hari bigomba gutera abantu ubwoba, ibindi bigatera agahinda gakomeye. Uyu mukobwa yasetsaga abantu ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo abantu benshi murabizi, ngira ngo no ku bijyanye n'urupfu byasaga nk'aho abantu barumubonamo cyangwa nawe arwibonamo, kuko yagiye avuga amagambo atandukanye mu gihe yagendaga abazwa ibibazo bigiye bitandukanye ku mbuga zigiye zitandukanye, bageraga no ku bijyanye n'urupfu. Ngira ngo hari ibiganiro bigiye bimaze igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga yagendaga avugamo ibi bijyanye no gupfa, ngira ngo byaterwaga n'uko ibyo bibazo byose yagendaga abigaragaza byagendaga bimubaho mu buzima bwo kuba hato na hato agenda afatwa n'ibintu bigakunda kumuheza umwuka, ibindi mbese bikamutera kugaragurika mu buzima, avuga ati njyewe nta kinteye ubwoba kubera yuko nzi Imana, ati kandi Imana niyo ishoboza byose kandi nzi ko ishobora byose, ati uyu mubiri mubona twambaye, ati ni nk'uko mubona umuntu aba yambaye uno mwenda, ati uyu mubiri ushobora kubaho uyu munsi none ariko ejo bikarangira, ati ariko icyangombwa ni uko nzi ko njyewe kuba mu Mana bimpagije. Ngira ngo mbabwira ngo amagambo azavugwa ku rupfu rw'uyu mukobwa ashobora kutazaba make, bitewe n'uko hari amagambo menshi yagiye avuga, ngira ngo banavuze ko na kwa kundi yavugaga mukumva aranigwa cyane, mukumva mu magambo ye hari uburyo avuga ntibyumvikane neza, bavugaga ko ibi bintu ari byo byamunigaguraga akenshi bigatuma n'amagambo adashobora gusohoka neza. Ngira ngo rero reka tumwifurize nk'uko bijya bikunda kuvugwa ibihe byiza azagirana n'Imana, nk'uko avuga ko yayikoreye mu bihe byose yabaye ku isi. Ngira ngo rero aya makuru reka tuyacumbikira aha ngaha, gusa uyu mukobwa Gogo ngira ngo tuzagumya kumuvugaho byinshi bitandukanye, kubera ko murumva ko ibihe yabayemo ndetse n'uburyo agiye akiri umwana muto ni ibintu bikomeye cyane, kandi murabizi ko ari n'umusitari, tuzagumya kugenda tumuvugaho ibintu bigiye bitandukanye. Ngira ngo rero reka mbabwire ngo aya makuru reka tuyacumbikira aha, mbabwira ngo nakagaruka, ciao ciao.